turabashuhuje mwebwe mudukurikiye uyu munsi murakoze cyane muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ku bijyanye n'ubumenyi mu by'amafaranga yo bita financial education. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku kintu cyitwa ingengo y'imari. Kugira ingengo y'imari yawe no kwigenderaho ni intambwe ya mbere mu gucunga neza amafaranga yawe, kubera ko gucunga neza amafaranga yawe bizagufasha guhagarara neza mu bijyanye n'amafaranga nyine, aho waba uyabika hose uhagaze neza, hanyuma binagushoboze kugera ku ntego zawe, ku ntego z'ubuzima bwawe. Ikindi bituma ugena icyerekezo cy'amafaranga yawe, akaba ari wowe ukigena. Ntube muri babandi bavuga ngo abaca mu myanya y'intoki gusa batazi uko byagenze. Nukurikira izi video zitandukanye uzabasha kugera ku bintu bikurikira. Uzabasha kumenya kuzigama, uyu munsi ntabwo turi bubitindeho. Uzabasha kumenya guteganyiriza hazaza, uzabasha kumenya uko wishyura imyenda yawe, uzabasha gutera intambwe igana ku kwigira nyako, uzabasha kandi guhinduka umuguzi cyangwa umukonsomateri usobanukiwe. Igikoresho rero cy'ibanze ukwiye gutangira kwitoza kugira ni iki cyitwa ingengo y'imari. Ubusanzwe dusanzwe tuyimenyereye kuri leta, tukayimenyera mu bigo bindi bitandukanye, ariko noneho ndashaka kukubwira ko no ku muntu ku giti cye ari ngombwa yuko ugira ingengo y'imari. Nawe ni ngombwa yuko ugira ingengo y'imari. Hari umuntu byumva agahita yumva biramutunguye, agasesura umeze, agatekereza ko ari ikintu kigoranye gikomeye, bikaba byatuma narekera aho ngaho ntabasha gukomeza iyi video. Ariko ugomba ni ibintu byoroshye nk'uko tugiye kubireba. Yego wenda harimo akazi gatoya wakora kugira ngo ukore ingengo y'imari imeze neza, ariko ni ibintu bishoboka kandi byoroshye. Ntabwo ari ibintu bihambaye bisabye amashuri menshi, oya, ni ibintu byabasha gukorwa na buri muntu wese utekereza. Ni ibintu byoroshye, ni ukubasha kumenya amafaranga winjiza, ukabasha kumenya n'ayo usohora, hanyuma ukagereranya ayo winjiza n'ayo usohora. Akenshi usanze ayo winjiza aruta ayo usohora, biba bihagaze neza, nta kibazo kinini uba ufite. Cyakora uba ukwiye kumenya uko utwara yayandi arengaho, turi bubigarukeho. Ariko wasanga ayo usohora abaye menshi kuruta ayo winjiza, aho ngaho haba harimo ikibazo. Uba ukwiye guhagarara noneho ugatekereza neza icyo wakora. Reka tubirebe mu ntambwe nk'eshatu, ubundi iyi ngengo y'imari uko wayikora, uko wayigenza kugira ngo ugire. Intambwe ya mbere, mvuze ko tubireba mu ntambwe eshatu. Intambwe ya mbere ni ukureba ngo ayo ninjiza nangahe. Ni ukuvuga harashobora guturuka ku bihembo ubona nk'umushahara, cyangwa bitewe n'uko akazi kawe kameze. Harashobora guturuka mu bucuruzi bwawe, harashobora guturuka mu byo washoyemo imari. Niba warashyize nk'amafaranga ahantu yungukirwa, izo nyungu zinjira n'amafaranga yinjira. Ubukode bakwishyura ku bintu ufite ni amafaranga yinjira. Ibiraka ujya ukora ni amafaranga yinjira. Kuyicara ukabaraho hose, ugateranya ukamenya amafaranga winjiza ku kwezi, niyo ntambwe ya mbere. Icyiza kirimo nuko iyo ntambwe iroroshye, kubera ko ibyinjiza amafaranga ku bantu benshi biba ari bikeya, ntabwo ari byinshi. Intambwe ya kabiri noneho, umaze kureba ayo winjiza, intambwe ya kabiri ni ukureba ayo usohora. Iyi ntambwe yo iragoyemo, kubera ko amafaranga umuntu asohora ni menshi cyane. Iyi ntambwe urayitera mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukureba bya bindi bisohora amafaranga bidahindagurika. Hari ibintu usohora amafaranga buri kwezi bidahindagurika. Ufashe nk'urugero, niba wishyura ubukode bw'inzu, amafaranga wishyura buri kwezi ntago ahindagurika. Niba wishyura nka minerivare, yaba iyawe cyangwa iy'abana wishyurira, cyangwa undi muntu wari wese wishyurira, ayo mafaranga ntago akenshi aba ahindagurika. Niba ujya wishyura amafaranga y'isuku, ujya wishyura amafaranga y'umutekano, ayo mafaranga ntago ahindagurika. Ibyo bintu bidahindagurika ni bimwe mu bigize ibisohora amafaranga. Urabyegeranya ukabiteranya. Ibya kabiri ni ibintu noneho bisohora amafaranga bihindagurika. Muri ibyo bintu bisohora amafaranga bihindagurika hazamo nk'amafaranga usohora mu guhaha ibyo kubatunga, amafaranga y'ingendo zisanzwe, amafaranga ujya ukoresha ku myambaro, amafaranga usohora ku bintu bitandukanye bihindagurika, ukayandika nayo ukayamenya.
ikindi cya gatatu muri bya bintu byo kumenya amafaranga usohora noneho no kureba bya bintu bisohora amafaranga bidahoraho. Hari ibintu biza rimwe na rimwe nko gutwerera, nko gufasha, nko gutanga impano, bene ibyo bintu ni ibintu bisohora amafaranga ariko mu buryo budahoraho. Ibyo nabyo ukwiye kubigira kugira ngo iyo wafashe amafaranga ugatondeka ibyo usohora amafaranga muri ubwo buryo butatu mvuze, mu bidahindagurika, mu bihindagurika no mu bidahoraho, umenya amafaranga usohora. Ingengo y'imari yawe ubwo uba umaze gukora ibintu bibiri, ahambere wamenya ayo winjiza, ahandi umenya ayo usohora. Ubwo intambwe ya gatatu noneho tugiye kureba ni intambwe yitwa kugereranya bya bindi bibiri, mu kugereranya ayo winjiza n'ayo usohora. Nabivuzeho nyitangira, iyo ayo usohora ari menshi kuruta ayo winjiza, aho ngaho uba ufite ikibazo, haba harimo icyuho. Icyo cyuho ukwiye gutangira gufata ingamba zijyanye n'uburyo wakiziba. Iyo usanze noneho ayo winjiza aruta ayo usohora, aho uba uhagaze neza. Ariko nanone ayo ngayo usagura ukwiye gutekereza uburyo wayakoresha neza. Ntabwo turi bujyemo, tuzabigira umwanya wabyo wundi. Reka tugaruke kuri ubu buryo ushobora noneho kugabanya yandi agutera icyuho mu ngengo y'imari yawe. Ikintu ushobora gukora, ikintu cya mbere ukwiye kumenya utangiye noneho kureba uko ugabanya bya bindi bisohora amafaranga bikagutera icyuho mu ngengo y'imari yawe, no kubanza kumenya amafaranga yawe ubundi ajya hehe. Abantu benshi ntago bagira, bavuga gusa ko abaca mu myanya y'intoki, ariko gutera intambwe kugira ngo umenye aho amafaranga ajya ntago bikunze gukorwa na benshi. Uburyo bworoshye bwo kubikora ni ugushaka ahantu byandika. Ibyo usohoraho amafaranga byose ukabyandika, agakayi cyangwa ikindi kintu ukabyandika. Ariko ukabyandika numara nk'amezi 3 wandika buri kintu cyose usohoraho amafaranga, uzabasha kumenya uti burya ingendo zintwaraya, burya itumanaho rintwaraya, burya ibisohora amafaranga bintwara amafaranga angana gutya. Icyo gihe umaze kumenya aho amafaranga yasohoka, aho ajya naho n'ukuntu n'ingano yayo, birakorohera noneho gutangira kwitoza guhindura akamenyero kakubagamo ko gusohora amafaranga. Nubwo ngira ngo nkomeza nagira nkubwire ko nubwo nawe waba winjiza amafaranga menshi aruta ayo usohora, gukora uyu mwitozo wo kumenya ayo usohora naho ajya nabyo ni ngombwa, bizagufasha. Utangiye rero urugendo rwo kumenya uko wagabanya ayo usohora kugira ngo cya cyuho cyo mu ngengo y'imari yawe kigabanuke. Ukeneye kumenya ibi bintu, gutandukanya ibintu ukeneye n'ibintu ushaka. Ibintu ukeneye nibyo mu gifaransa bita les besoins, nibyo mu cyongereza bita needs. Needs ni ukuvuga ni ibintu byangombwa bikenewe kugira ngo ubuzima bukomeze. Ibintu ushaka nibyo mu gifaransa bita les désirs, cyangwa ibyo bita wants mu cyongereza. Ni ukuvuga ni ibintu bindi akenshi biba bibereye ijisho cyangwa bibereye gutwi, ibintu umutima wawe wumva ushaka gusa ukabigura kubera ko wumva ubishaka, ariko mu by'ukuri biramutse binabuze ubuzima bwakomeza. Icyo gihe rero kumenya kubitandukanya bizagufasha. Reka nguhe ingero kugira ngo byumvikane neza. Mu bintu bikenewe dushobora gutanga ingero nk'amafunguro, ingendo zisanzwe. Dushobora gutanga urugero nk'icumbi, ukeneye aho kuba waba uhakodeshe cyangwa ari ahawe, ukeneye imyambaro. Ibyo ni ibintu by'ingenzi mu buzima. Ntago maze y'urutonde, hari n'ibindi bikenewe by'ingenzi, ariko ni ibintu biba bikenewe, biramutse binabuze ubuzima bwahungabana. Ibyo ushaka byo bya bintu twavugaga bitwa les désirs cyangwa wants mu cyongereza, ni ibintu ni byinshi, ni ibintu umutima ukwereka ukumva urabikunze, ukumva urabishaka. Ibyo ngibyo urutonde ni rurerure, ntago narujyamo. Uratangira ukareba bya bindi wasohoyeho amafaranga, bya bindi wanditse muri yakayi yawe, bya bindi wanditse ku ruhande, ukareba ngo ibi bintu biri mu bikenewe by'ibanze cyangwa ni mu bintu nshaka gusa. Icyo gihe ujya kuri rwa rutonde rw'ibyo ushaka, ibyo washyizeho wanditse usohora amafaranga byo ushaka bitari mu by'ingenzi, ukareba ibyo wagabanya, ukareba uburyo
wagenda ubigabanya kugira ngo bigabanye cya cyuho kiri mu ngengo y'imari yawe. Imyaka waba ugezeho iyo ari yo yose, amafaranga iyo ari yo yose waba winjiza, ushobora kubona buri gihe ikintu wahindura. Uramutse ubisubiyemo ushobora kubona ikintu wahindura kigatuma ubasha gukoresha neza amafaranga yawe kugira ngo uvanemo cya cyuho cy'ingengo y'imari. Kandi uko ugenda uhindura ukabona urasagura dukeya kuri iki ngiki uretse, ukabona urasagura dukeya kuri iki ngiki uretse, burya biba bikuganisha ku kwigira nyako, biba bikuganisha ahantu, biba bikuganisha mu nzira y'iterambere. Ni duke usagweho ariko nuzaduteranya ku bintu bitandukanye wahinduye, uzasanga ari amafaranga ashobora kugira umumaro akugirira. Reka rero soze noneho nkubwira umurongo, ni kimwe mu byo numva nshaka kuzajya ngira, nshaka kujya nkubwira icyo Bibiliya ibivugaho. Ibyanditswe byera muri Bibiliya cyangwa ibyanditswe bitagatifu biravuga mu gitabo cy'imigani ibice byaho 27 ku murongo wa 23 n'uwa 24 ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, ngo kandi ufate neza amashyo yawe, ngo kuko ubukungu budahoraho iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoraho iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Uru ni urugero rw'umuntu ukwiye kwita ku bye, ibyo yinjiza n'ibyo asohora. Ntago ndi bubitindeho cyane, ariko nawe ukwiye kugira umwete wo kumenya uko ibyawe bihagaze, kubera ko ibihe ntago bihora, ntago ubukungu buhoraho iteka, ntago ingoma ihora, akazi ntigahoraho, ibyo utunze ntibizahoraho, ibihe ntibihora bimeze neza, hari umunsi bizaba bimeze nabi, ariko umunsi bizaba bimeze nabi bizasange wariteguye kubera ko witoje gukora ingengo y'imari no kuyigenderaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.